Ndabasuhuje mwebwe mwese abadukurikiye aho muri hirya no hino mu bice bitandukanye by'isi, Imana ibahe umugisha. Nongeye kubaha ikaze kuri iyi YouTube channel yacu, aho tuzajya tuganirira tugahana ibitekerezo bitandukanye, tukungurana inama n'ubumenyi. Uyu munsi rero ngarutse kugira ngo tuganire ah, tuganire ku ijambo ry'Imana, ariko turaganira cyane cyane by'umwihariko mu itangiriro igice cya mbere mu bijyanye n'irema. Abenshi mu Rwanda ndetse no muri Afurika hirya no hino ku isi, twese duhurira ku kuba twemera Imana, kandi tukaba twemera ko Imana ubwayo ariyo yaturemye ikaturema ku ishusho yayo. Uti rero tugiye kuganira iki? Ibyo tubona hano ku isi mu by'ukuri ntabwo byapfuye kubaho gusa, hari aho byakomotse. Abemera ijambo ry'Imana twemera ko byakomotse ku Muremyi. Imana yaremye ijuru n'isi, irema ibirimo byose, irangije irema umuntu. Aho rero niho byakomotse byose, niho natwe dukomoka. Jyewe nawe niho natwe twakomotse. Yaremye umuntu umwe, irema Adamu, imuremera umufasha, imwita Eva, hanyuma twese dukomoka aho ngaho kugeza kuri jyewe no kugeza kuri wowe. Ariko mbere y'uko dutangira, nyemerera vuba tubanze dusenge. Data mwiza, turagushimiye, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tugusabye ubuyobozi bwa Mwuka Wera kugira ngo butuyobore muri iki cyigisho, ari jyewe ndetse n'abankurikiye, tugirirwe ubuntu nawe, izina rya Yesu, amen. Byagenze bite rero? Zaburi 33 umurongo wa 6 n'umurongo wa 9 haravuga ngo ijambo ry'Uwiteka niryo ryaremye ijuru, kandi umwuka wo mu kanwa ke niwe waremye ingabo zo muri ryo zose. Uko yavuze bikaba, yategeka bigakomera. Zaburi 104 umurongo wa 5 naho haranditse ngo niwe washimangiye isi ku mfatiro zayo, isi ntizigera inyeganyega iteka ryose, amen. Nta kintu gishobora kunyeganyeza isi Uwiteka atabishatse. Bivuze ngo Uwiteka niwe wenyine ufite ubushobozi mu biganza bye bwo gushobora kunyeganyeza isi. Nta wundi muntu uwo ari we wese, nta yindi mbaraga iyo ari yo yose ishobora kunyeganyeza isi. Mu itangiriro igice cya mbere havuga ibijyanye n'irema. Mu itangiriro igice cya mbere uhereye umurongo wa kugeza umurongo wa 5 havuga yuko mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Isi yari itagira ishusho, kandi ngo umwijima wagendagendaga hejuru y'amazi. Imana iravuga iti ntihabeho umucyo. Hanyuma umucyo Imana utandukanye n'umwijima. Umucyo nyine, umwijima Imana wita ijoro. Hanyuma mu itangiriro igice cya mbere umurongo wa 6 kugeza umurongo wa 8 hari amagambo avuga ngo Imana iravuga iti habeho isanzure hagati y'amazi rigabanya amazi n'andi mazi. Imana irema iryo sanzure, igabanya amazi yo munsi y'isanzure n'ayo hejuru yaryo, biba bityo. Imana yita iryo sanzure ijuru, buragoroba buracya, uwo ni umunsi wa kabiri. Bivuze ngo umunsi wa mbere Imana yatandukanyije amanywa, kuko umucyo Imana wise amanywa, noneho umwijima Imana wita ijoro. Ibyo byombi bibanza gutandukana uwo munsi wa mbere. Imana ibona ari byiza cyane. Ako kantu mujye mukongeraho. Imana imaze kurema yabonye bya bintu yaremye, imaze kurema ari byiza cyane. Umunsi wa kabiri rero habaho kurema isanzure. Uwo nawo umunsi wa kabiri. Hari amagambo ari ku murongo wa 9 nifuje gusoma nayo, aravuga ngo Imana iravuga iti amazi yo munsi y'ijuru ateranire hamwe, ahumutse haboneke. Nguko uko ubutaka bwabonetse. Nta yindi phénomène physique yabayeho, cyangwa force chimique simbizi, cyangwa force biologique, uko wabyita uko ariko kose, nta yindi yabayeho uretse ijambo ry'Imana gusa ryavuze ngo amazi ateranire hamwe, ahumutse haboneke. Kandi uko Imana bivuze niko byagenze. Ngo byagenze gute? Biba bityo. Imana yita ahumutse ubutaka, iteraniro ry'amazi Imana ryita inyanja. Ntibyarangirira, Imana ibona ko ari byiza. Noneho Imana ihita itegeka yuko ubutaka bumeza ibimera. Ibimera biramera,
buri giti kigira izina ryacyo, kigira utubuto twacyo, ubwatsi nabwo buramera ku isi. Donc uwo wari umunsi wa gatatu. Umunsi wa gatatu niho twabonye ibiti byose dufite uyu munsi, niho twabonye ibyatsi byose dufite uyu munsi, ya majaride meza dutera mu ngo zacu, bya biti byose dutera mu ngo zacu, ibyo tubona mu majaride atandukanye, mu mashyamba, aho tuzi n'aho tutazi, ibyo byose byaremwe n'ijambo ry'Imana ku munsi wa gatatu. Iteraniro ry'amazi Imana ryise inyanja. Noneho reka wumve Zaburi 104 umurongo wa 6 kugera umurongo wa 13, wumve ukuntu umunyezaburi we yanditse. Yaranditse ngo: wayambitse inyanja nk'umwenda, amazi atwikira imisozi miremire. Umurongo wa 7, ahungishwa no guhana kwawe, yirukanishwa no guhinda kw'inkuba yawe. Imisozi ishyirwa hejuru, ibikombe birika. Iri ni ijambo ry'Imana, ubu ni umunyezaburi yanditse. Agera ahantu wategekeye. Bivuze ngo Imana niyo yategekeye amazi ahantu atagomba kugenza gute? Kurenga. Uti none se ko mbona uyu munsi amazi ajya gutya akarenga aho yategekewe, bigahinduka imyuzure? Ibyo tuzabireba mu cyigisho cy'ubutaha, tuziga kivuga ihindagurika. Umurongo wa 10, yohereza amasoko mu bikombe, imigezi itemba hagati y'imisozi. Inyombya n'inyamaswa zose zo mu ishyamba, imparage nazo zishira inyota. Inyoni n'ibisiga byo mu kirere biba muri iyo migezi, bijwigira mu mashami. Ivubira imisozi imvura ivuye mu nsenge ze, ubutaka buhazwa n'imbuto z'imirimo yawe. Amen. Nguko uko ibyo tubona byaremwe. Ya masoko meza, ya masumo meza aturuka mu misozi, abantu bakishimira kujya kuyasura ahantu turisitike, ahantu nyaburanga abantu bajya gusura ku isi, hahandi hari amashyamba zijwigiriramo, ya mashyamba na bya biti mubona inyoni zaritsemo mu gitondo zikajwigiriramo. Ngibyo uko umunyezaburi yabyanditse mu ijambo ry'Imana ryaremwe. Zaburi 104 umurongo wa 11 iravuga ngo: amereza inka ubwatsi, ameza n'imboga zo kugaburira abantu, kugira ngo abakurire umutsima mu butaka. Amen. Nguko uko ijambo ry'Imana ari ryo ryonyine ryategetse kugira ngo imboga zimere mu butaka, abantu uyu munsi babone imboga barya. Se iyi Imana itaza kuvuga ngo habeho imboga zimere mu butaka, uyu munsi twari kurya iki? Ntabwo mbizi, ariko byibaze, nanjye byibaze. Tangirira igice cya mbere umurongo wa 14 kugera umurongo wa 19, turacyaganira ku by'irema. Imana iravuga iti: mu isanzure ry'ijuru habeho ibihe bitandukanye amanywa n'ijoro, bibereho kuba ikimenyetso no kwerekana ibihe n'iminsi n'imyaka, bibereho kuvira mu isanzure ry'ijuru kugira ngo bivire isi. Biba bityo. Imana iri mu bigo bibiri, ikiva kinini cyo gutegeka amanywa n'igito cyo gutegeka ijoro, bitandukanye umucyo n'umwijima. Imana ibona ko ari byiza. Bivuze ngo ku munsi wa 4 Imana yaremye ibiva bibiri. Hari ikiva cy'amanywa ari ryo zuba, n'ikiva cy'ijoro cyitwa ukwezi. Ibyo byose byaremwe ku munsi wa 4. Noneho hari ikintu nagiye nirengagiza kuvuga, ariko ntabwo nakirengagije ku bushake. Ni ijambo rivuga ngo burira buracya. Uwo ni umunsi wa 4. Bivuze iki? Uyu munsi dufite theory ivuga yuko umunsi utangira saa 6 z'ijoro. Se saa 6 z'ijoro buriya nibwo buba bwije? Siko mbitekereza. Saa 6 z'ijoro ntabwo aribwo buba bwije, ahubwo iyo bwije bugacya ubu ari umunsi. Bivuze iki? Ubu niba dufite saa moya bukaba bwije, deja twageze mu wundi munsi. Ibyo biravuga iki? Ibyo biravuga ko iyo bwije izuba rirenze twinjiye mu ijoro, dutangiye nka saa 12 n'igice, saa 12, saa 12 n'igice, tuba twinjiye mu wundi munsi kuzageza nanone izuba rirenze.
uba ari umunsi. Ntabwo rero umunsi ugengwa na saa sita z'ijoro ngo tube aribwo dutangira umunsi, oya, ahubwo iyo bwije bugacya uba ari umunsi, kandi ntabwo bwira saa sita z'ijoro. Saa sita z'ijoro buba bwamaze kwira, ijoro riba ryaguye, ntabwo bwira saa sita z'ijoro rero. Noneho buragoroba buracya, ubu ngubu umunsi wa kane. Ku munsi wa kane nibwo Imana yaremye iri zuba, nibwo Imana yaremye ukwezi, kugira ngo bitandukanye amanywa kandi bitandukanye ijoro. Imana iravuga iti amazi yuzuremo ibyigenza byinshi cyane bifite ubugingo, kandi ibintu n'ibisiga biguruke mu isanzure ry'ijuru. Imana irema ibifi binini byo mu nyanja, ibintu byose byigenza bifite ubugingo, amazi biyuzuramo nk'uko amoko yabyo ari. Irema, ubwo umunsi wa kane twawurangije, twabonye ko Imana yaremye bya biva, Imana ibishyiraho kugira ngo bitandukanye amanywa n'ijoro. Noneho umunsi wa gatanu Imana itegetse ko mu mazi hazamo ibifite ubugingo byose, ya mafi manini, ya yandi yitwa za barene apima ibiro byinshi yonsa, ya mafi tubona ku mateleviziyo, bya bintu byose tubona byaremwe ku munsi wa gatanu ku itegeko ry'Imana. Inyoni, ibisiga byo mu kirere byose Imana yabiremye kuri uwo munsi, kandi Imana ibyitegereje ibona ko ari byiza. Natwe iyo tubyitegereje tubona ari byiza. Niyo mpamvu mu Rwanda dufite ikigo nka RDB gishinzwe kureberera urusobe rw'ibinyabuzima. Iyo ugiye gusura ingagi mu birunga, iyo ugiye muri parike runaka, wenda ariko dufate nk'ishyamba rya Nyungwe, ntabwo wajyamo gukora ibintu ushaka. Natwe rero twasobanukiwe nuko tukwiye kubungabunga ibyo ngibyo Imana yaremye, kugira ngo ubuzima bwabyo bukomeze kubaho kandi bumeze neza. Kandi natwe dukwiye kubyubaha. Nimba isi yaragiye yangirika, wenda tuzabyiga mu cyiciro gikurikiye, ariko ibi Imana yaremye, natwe nk'Abanyarwanda tukaba twaratekereje icyatuma ibyo bintu turushaho kubisigasira, bigaca mu kigo nka RDB kugira ngo kirebere ibyo bintu. Ibyo bintu dukwiye kubyubaha, kuko uretse no kuba ari itegeko ry'igihugu, ni n'itegeko ry'Imana. 22 umurongo wa 21 twari dusoje tubonye ko Imana ariyo yaremye ikarema amafi manini yo mu nyanja, ikarema inyoni n'ibisiga byo mu kirere, ikabirema ku munsi wa gatanu, kandi Imana ikabona ko ari byiza. Hanyuma umurongo wa 22, mwumve uyu murongo. Imana ibiha umugisha iti mwororoke mugwire mwuzure isi, mugwire mwuzure amazi yo mu nyanja, inyoni n'ibisiga byororoke mu isi. Buragoroba buracya, uwo umunsi wa gatanu. Itangiriro igice cya mbere umurongo wa 24 umurongo wa 25. Nguko uko Imana yaremye, nguko uko Imana yaremye ijuru, ikarema n'isi, ikarema amazi ahumutse, Imana ikayita ubutaka, iteraniro ry'amazi ikaryita inyanja. Imana ikarema ibiva bibiri, igitandukanya amanywa n'igitandukanya ijoro. Imana ikarema ibifi binini byo mu nyanja, ikarema n'ibisiga byo mu kirere. Ibyo byose Imana ikabona ko ari byiza. Reka mbasomere amagambo meza aryoshye. Ni amagambo aboneka mu gitabo cyitwa Abakurambere n'Abahanuzi. Mwumve aya magambo ukuntu avuga. Isi yari nziza kuko Imana yamaga kurema ngo yabonaga byose ari byiza. Ngo isi igihe yavaga mu biganza bya rurema yari nziza bihebuje, yari iriho imisozi, udusozi n'ibibaya birimo inzuzi nziza n'ibiyaga bibereye amaso. Ariko udusozi n'imisozi ntibyari bihanamye ngo bigire ibihanamanga n'imikuku biteye ubwoba nk'uko bimeze ubu ngubu. Udusongero n'ibitare byari bitabye mu butaka bwarumbukaga, bigatuma ahantu hose hamera ibyatsi bitoshye
ntabwo isi tubona uyu munsi yamaze kwangizwa n'imvura nyinshi zikukumura, hakazamo iyo mikuku, ugasanga udusozi tumeze nk'aho duhanamye cyane. Ntabwo ari uko nguko isi iva mu biganza by'Imana yari imeze, oya, yari nziza cyane bihebuje. Ndashaka ko utekereza aka kanya uze nusubiza ubwenge inyuma, se nongera gutekereza upicturing isi ikiba mu biganza by'Umuremyi ukuntu yari imeze. Tekereza ubwo bwiza. Ntiharangwaga ibishanga bibi cyangwa ubutayu butagira ikimera. Ntabwo ariko byari bimeze, habe na mba. Nta butayu bwari buhari nk'uko tubona uyu munsi. Ntabwo tubona ibishanga bibi. Oya, siko byari bimeze. Iyo warebaga hose, amaso yakubitanaga n'ibiti by'igikundiro n'indabo zishimishije. Impinga z'imisozi zariho ibiti by'inganzamarumbo ubu tutabona. Bivuze ngo kubera ko ikirere cyagiye cyangirika, abantu bakagenda babona ibyo biti byose byiza by'inganzamarumbo byagiye bitemwa, ibindi birangizwa kubera inyungu za mwene muntu. Umwuka wo mu kirere wari mwiza utagira ubwandu. Uyu munsi umwuka wo mu kirere wamaze kwandura, air pollution. Umwuka wo mu kirere wamaze kwandura, dusigaye duhumeka umwuka mubi, uretse ubuntu bw'Imana bwonyine. Ariko ubundi this world has gone crazy. Air pollution yamaze kuba ikibazo gikomeye. Isi yose yarushaga ubwiza ubusitani bw'ingoro zirimbishijwe cyane. Tekereza ingoro wumva ko zishobora kuba ari nziza. Wareba se ingoro y'umwami w'Ubwongereza, hari se wavuga uti White House yaba ari nziza ikarimbishijwe, cyangwa se wenda wavuga ingoro zikomeye zo mu bihugu by'Abarabu na za Katari, cyangwa se wavuga, ntabwo ngiyo ingoro watekereza iyo ari yo yose ishobora kuba ari nziza. Noneho utekereza ko isi y'icyo gihe yari itatse kurusha ingoro zose nziza wumva watekereza. Abamarayika bazaga kuyisura bishimye, maze bakanezezwa n'imirimo itangaje y'Imana. Haleluya. Abamarayika ubwabo baratangaraga, babonye imirimo itangaje y'Uwiteka, babonye imbaraga ze zo kurema, babonye ibyaremwe ko biri ku murongo, ko bifite gahunda, bagashima Imana. Umurongo wa 26, ngaho aho byavuye nk'uko byatangiye. 26, Imana iravuga iti, turemo umuntu agira ishusho yacu, ase natwe, batwara amafi yo mu nyanja n'ibisiga byo mu kirere n'amatungo n'isi yose n'igikururuka hasi cyose. Imana irema umuntu ngo agire ishusho yayo, afite ishusho y'Imana niko yamuremye, umugabo n'umugore niko yabaremye. Noneho twaremwe ku ishusho y'Imana, umugabo n'umugore niko Imana yabaremye. Twaremewe kugira ngo dutware iby'Imana yari yaremye. Ntabwo twaremewe kugira ngo tube aggressive gukora ibyo. Ibyo byose byaje guhinduka. Tuzabireba, iri somo tuzarikoresha mu cyigisho gikurikira, twiga ibijyanye n'ihindagurika nkurangiye tutazabura muri icyo cyigisho. Imana irema umuntu ku ishusho yayo, Imana niko yamuremye. Reka wumve rero uko umuntu yaremwe. Ubwenge bwe bwari bufite ubushobozi bwo gusobanukirwa n'ibintu by'ubumana. Umuntu yari afite urukundo rutagira amakemwa, kandi yategekaga irari ry'umubiri we. Yari intungane kandi akanezezwa no gusa n'Imana, ndetse akagendera mu bushake bwayo. Hano umuntu yagenderaga mu bushake bw'Imana, ku itegeko ryayo, kandi yari afite ubwenge bushobora gusobanukirwa ikintu icyo ari cyo cyose, ndetse na kamere y'ubumana. Rero icyo ni cyo kuremwa mu ishusho y'Imana ubundi bivuze. Ngiki icyo bivuze, nimba utari ubizi, nimba wabyibazaga.
ubwenge bwa muntu bwari bufite ubushobozi bwo gusobanukirwa n'ibintu by'ubumana. Umuntu yari afite urukundo rutagira amakemwa, rwa rukundo rw'Imana umuntu yari arufite, kandi yategekaga irari ry'umubiri we. Yari intungane kandi akanezezwa no gusa n'Imana ndetse akagendera mu bushake bwayo. Umuntu akiva mu biganza by'Umuremyi yari afite igihagararo giheranije n'uburanga buzira amakemwa. Ureka ubu ngubu ingorane zaje, abantu bakagira ubumuga bw'ubugufi bukabije, abandi bakagira ubumuga bw'uburebure sinzi nimba navuga ko bukabije, ariko ubumuga bw'ubugufi bukabije ntabwo byari biriho. Ntabwo umuntu yari afite ikibazo cy'indwara tubona uyu munsi, indwara z'uruhu. Usanga abantu bafite indwara z'uruhu zitandukanye, abantu bafite kubabara. Oya, abantu bari bameze neza. Imana yaremye umuntu umeze neza. Imiterere ye yagaragazaga ubuzima buzira umuze n'ibyishimo bitarondore, ko abantu babaye abarakare, abantu babaye aggressive, abantu babaye abanyamujinya. Ariko si uko Imana yararemye umuntu, yamuremanye ibyishimo bisendereye. Adamu yari afite igihagararo gisumba kure cyane icy'abagabo bari mu isi y'iki gihe. Ko bimeze umunsi umuntu ushobora kugira uburebure bwa metero 2, ubwo ko ari muremure cyane. Ariko kandi twirengagize ko dufite n'abandi bantu bahuye n'ingorane zo kugira ubumuga bw'ubugufi bukabije, ariko na za santimetero. Nubwo Eva yari mugufi ho hato, yari ateye neza kandi yari mwiza. Eva Imana yamuremye ateye neza kandi ari mwiza rwose, niko Imana yamuremye. Abo baziranenge bombi bataracumura nta myambaro idasanzwe bambaraga, bari bambitswe n'umucyo n'ikuzo byari bibatwikiriye nk'ibyo abamarayika bambara. Igihe bari bafite imibereho yumvira Imana, iyo kanzu y'umucyo bari bagikomeje kuyambara. Wibuke ko nyuma bamaze gucumura aribwo ubwiza bw'Imana bwabavuyeho, ya kanzu ntibakomeza kuyambara, ahubwo bajya kwiremera ubucocero. Itangira igice cya mbere umurongo 28 kugeza 29 haravuga ngo Imana ibaha umugisha, irababwira iti nimwororoke, mugwire mwuzure isi, mwimenyereze ibiyirimo, mutware amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere, ibintu byose bifite ubugingo byigenza ku isi. Kandi Imana irababwira iti dore mbahaye ibimera byose byera imbuto biri mu isi yose, n'igiti cyose gifite imbuto zirimo utubuto twacyo bizaba ibyo kurya byanyu. Bivuze ngo ibimera nicyo kintu Imana yatanzeho ibiryo ndetse n'imbuto. Igitandukanye n'ibyo nta kiri muri Bibiliya. Nibyo bya mbere Imana yatanze. Nubwo dushobora kuboramo ibindi byo kurya byagiye biza, ariko ibi ni byo kurya Imana yari yageneye umuntu agomba kurya. Zaburi ya 8 umurongo wa 6 kugeza umurongo wa 10 haravuga ngo wumve ko umuntu yaremwe rero, ngo wenze kumugira nk'Imana haburaho hato, umwambika ubwiza n'icyubahiro nk'ikamba. Haleluya! Wamuheye gutegeka ibyo waremesheje intoki zawe, wamweguriye ibintu byose ubishyira munsi y'ibirenge bye. Wamuhaye gutwara intama zose n'inka n'inyamaswa zo mu ishyamba nazo, n'ibiguruka mu kirere n'amafi yo mu nyanja, n'ibinyura mu nzira zo mu nyanja byose. Uwiteka Mwami wacu, erega izina ryawe ni ryiza mu isi yose. Haleluya! Izina ry'Uwiteka ni ryiza. Twaremwe mu buryo butangaje, twaremwe mu buryo buteye ubwoba. Reka dusome amagambo nanone ari muri cya gitabo nababwiye cyitwa Abakurambere n'Abahanuzi. Ku batari Abadivantisite b'umunsi wa karindwi, iki ni igitabo cy'Abadivantisite b'umunsi wa karindwi, ariko nawe wagitunga ukagisoma. Cyuzuyemo amateka meza y'uko umuntu yaremwe n'ubuzima, n'amagambo menshi ari mu Isezerano rya Kera. Uwiteka akeba ingobyi muri Edeni mu ruhande rw'iburasirazuba, ayishyiramo umuntu yaremye. Ibyo Imana yari yaremye byose byari byiza bizira amakemwa
kandi nta na kimwe cyagaragaraga ko kidashaka kunezeza abo bantu b'intungane. Nanone kandi Imana yabahaye indi mpano y'urukundo rwayo, ibategurira ubusitani budasanzwe kubw'urugo rwabo. Muri ubwo busitani hari ibiti by'amoko yose, ibyinshi muri byo bihunze amatunda aryoshye cyane. Buriya hari ikintu abantu batazi, cyangwa wenda bagikoraga batakizi. Buriya iyo umuntu yubatse inzu, kubaka inzu nziza y'akataraboneka, yarangiza impande y'iyo nzu akazengurutsaho jaride, agashyiramo ibiti byiza by'amaronji, agashyiramo iby'imyembe, agashyiramo uduti tw'uturabyo twiza, agashyiramo utuntu twiza twinshi, agashyiramo utuntu tw'utubuye dukatakase mu buryo buteye ukuntu, agashyiramo udutebe two kwicaraho wenda twa marble, sinzi ukuntu batwubaka. Ibyo byose umuntu ni cya gisigisigi cyo muri Edeni kikiri ku muntu. Ikibazo ni uko tubikorera mu byaha. Nubwo isi yamaze kwandura, niyo tubiteye bitamara kabiri. Iyo utabivomereye biruma, iyo izuba rije biruma. Ariko ubundi ubwo bwiza uba ugerageza kurema iwawe n'ubwiza Imana yari yarahaye ababyeyi bacu ba mbere babagamo, Adamu na Eva. Nimba utari ubizi niyo impamvu. Ariko muhumure, iyi Edeni twanyazwe tuzayigarurirwa, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Vuba bidatinze tuzayigarurirwa. Reka wumve ibiti byiza byari bihari rero. Hari imizabibu iteye ubwuzu, igororotse, isa neza, kandi amashami yayo yararemerewe n'amatunda y'igikundiro. Kurura icyo giti cyawe ufite mu rugo cyangwa waba warabonye. Kera muri primaire twiga, ahantu twacaga habaga hari ibiti by'imyembe ku muhanda, wasangaga mu bihe bifite ururabo bisa neza, ururabyo rwamara kuvamo imyembe mitoya bita ibiteja, ukabona igiti rwose kiraremereye. Igiti cyamara kwera kitaranera, twakijyaga kitarera tugacaho tugasoroma imyembe tukirukanka tujya ku ishuri cyangwa dutashye, ugasanga bage zuzuyemo amakakama. Mvuze bage twarazigiraga. Twagiraga utuntu tw'udusakoshi, ukuntu n'utuntu tw'udusashi, ugashyiramo amakayi ugakubitamo n'imyembe, ugasanga ikayi yafashweho n'amakakama y'imyembe. Ariko nshaka kuvuga ni iki? Ni uko ubwo bwiza twabonaga bw'iyo myembe cyangwa tubona uyu munsi nta hantu bwahurira n'ibiti byiza by'amatunda byari biri muri Edeni. Adamu na Eva bagombaga kumenyereza ayo mashami y'imizabibu kwigonda, maze bikiberaho bitwikiriwe n'amatunda n'ibibabi by'ibiti bitoshye. Ntekereza ko iyo Adamu na Eva bajyaga gusoroma, ishami ry'itunda ryimanuraga rikabegera. Nawe urumva ukumbuye kuzaba muri Edeni. Edeni twanyazwe tuzayigarurirwa. Ndayigukumbuje rero. Hari indabyo zifite impumuro nziza z'amabara yose ashashagirana. Sinzi ko hari dufite indabyo zishashagirana. Abantu bagerageza kuzikora z'ama-artificiel, ariko ubwiza bwazo burakemangwa. Hagati muri ubwo busitani harimo igiti cy'ubugingo cyarushaga ibindi byose ubwiza. Amatunda y'icyo giti yararabagiranaga nk'izahabu n'ifeza, kandi yari afite ububasha butuma umuntu adapfa. Igiti cy'ubugingo, ngiki igiti tuzarya tugeze mu ijuru kugira ngo turame by'iteka ryose. Iyo umuntu aza kurya kuri iki giti akimara gukora icyaha, byari kuba birangiye. Umuntu ari kuramira mu byaha. Ariko hashimwe Yesu, we watabaye ishyano ritaraba. Ibiti byose byari muri Edeni byari byiza, kandi Imana yarabihaye umuntu kugira ngo bibe ibyo kurya bye. Inshuti yanjye, uyu munsi ndagusabira kugira ngo wongere utekereze ku bwiza isi yaremanywe itaracumura, ku bwiza isi yari ifite itaracumura, maze Imana igukumbuze, igutere gukumbura Edeni nshya tuzabamo,
ubwo Yesu azabagaruza kandi ntibigitinda. Ibyo byiringiro ndifuza ko byongera gukomera. Nimba warataye ibyo byiringiro, ndifuza ko byongera kugaruka. Edeni twanyazwe tuzayigarurirwa, kandi tuzongera dukure tugere ku gihagararo cya Yesu, kandi tuzongera tugire imibiri mishya, kandi isi izongera isubire kuri gahunda. Imisozi izongera imere neza, ibibaya bizongera bimere neza, nta bikoko bizongera kurya abantu nk'uko bimeze uyu munsi, ahubwo tuzabaho twishimye duhimbaza Imana. Se nawe urumva ugize amatsiko, urumva ugize ibyiringiro byo kuzaba muri iyo Edeni nshya? Reka ibyo byiringiro Imana ibigukomereze mu izina rya Yesu, amen.